nanjye ntumbaze ngo byaje gute, ntumbaze ngo byagenze gute kugira ngo amere kuriya, ariko Nyagasani Imana yonyine, Imana burya niyizi Imana. Kuriya nta rupfu rwa rutura. Kuba wari umuntu muzima ugenda hoya zibyine natwe barazitubyinishije ku ngufu. Ndashaka kuzazana mama wa se, nkazana Fisto n'abakiri hano nyine cyaka batarakira. Nge ntago nishimiye ko meze gutya pe, ariko wenda kubera ko ntazi impamvu byabayeho basanga ariko Imana yabigena, ko natwe twarababaye pe kandi dufite imibiri ubizi uduseka. Nawe rero iki nigihe cyawe muvandi, ariko yari umugabo we kandi nawe atarari muzima nyine, kuko we yamuhaye mbere. Ubundi baza umugabo we ahari ni muzima, noneho wari mu cyobo we yarapfuye. Ihangane niho kigomba kuba gasuwe zamuka kimo hano no gitabye ngiki we hano yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko. Habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe. Avura amarozi arimo nk'ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse n'ibindi. Ikindi kandi agakongora inyata. Ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira. Ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Nzi bacu ni kuri Keza TV nk'ibisanzwe. Nagiye kubera imisozi dutereye. N'abantu mwe nta bintu byinshi byo kuvuga mfite, ngira ngo namwe murimo kubyirebera ibyabaye nyuma y'ubugome, nyuma y'ibyo yakoze byose. Nyuma y'ibyo yakoze byose birangiye, byose bigaragaye. Ngira ngo muri kumubona wa mugore n'uyu nguyu yarasaze, si no gusara gusa. Mana, buriya nugira nabi uzamenye ko hari n'igihe uzabyishyura. Imana irahora kandi bura nta kiba kidafite impamvu. Wa mugore ngira ngo muri kumubona, twamenye amakuru ko yasaze. Twageze ahantu rero aba hari yari niho aba, niho yasariye, niho yirirwa, niho aryama. Ngira ngo muri kubibona. Nanjye ntumbaze ngo byaje gute, ntumbaze ngo byagenze gute kugira ngo amere kuriya, ariko Nyagasani Imana yonyine, Imana burya niyizi impamvu. Imana nibizi impamvu ibi bitubaho, nibizi impamvu ibyiza bitubaho. Hano hantu harimo ruhurura nini, cameraman uzi kuza kuhabereka. Ahubwo ntekereza ko azanagwamo. Na hano mu rutoki harimo ruhurura nini y'amazi, harimo imyanda, haranuka, ni habi nyine mu buryo bugaragara. Ariko ndashaka kugerageza mu kanya cameraman tukigira epfo gato gato, tugasa n'abamwegera. Sinzi nimba arwana, ndumanuka tukegera hepfo tukamwegera. Ngewe oya ntago tumwegera nyine nyine ntago mvuze ngo umusuhuze, ariko nyine numve ko namuvugisha akantu gato. Ntago tumwegera ngo tumwegere nyakumwegera, nyine gira hepfo gato ya tureka tumenye. Nge ndashaka kureka akambona kamenye kuko atuye anzi. Ndashaka kureka afite ubwenge, niba ari bumbone akamenya. Debe kuno kibazo afite uko gihagaze, simwegera atanyirukankana na sinshaka kwipfira, ariko ndagira ngo mbashe menye ese binakora nibyo koko yarasaze. Yewe Mabja mukomere. Nyagasani kameraman we aranarwana niko Mabja muragura uri gucuruza iki? muragura inyanya n'intoryi muragura nizo uri kugurisha nangahe? ni ijana ryonyine njye kwirira. Izo ni inyanya n'intoryi.
ego ningufatisha izina rya Yesu se abantu mwe ubugome buriya ubushize yaravuze mu kiganiro twagiranye na mama wa se hari ijambo mise nibuka yaravuze ngo nucukura imva ngo ujye ucukura ebyiri iryo jambo yarisubiyemo inshuro ebyiri numva ngo nucukura imva ngo ujye ucukura imva ebyiri wenda imva yavugaga yari azi ko ari izo gucukura umuntu agapfa ariko buriya nta rupfu rwa rutura kuba wari umuntu muzima ugenda ukora akazi useka ugenda ugacyo ugasanga umeze gutya se hari imva irenze iyi ngiyi nta mva irenze iyi ngiyi ikibazo ni uko ntazi nimba anaganira ngo mbe namwegera numve nimba hari n'icyo yavuga uwo ni umwana ufite wawe urukweto ni umwana ngayo ngubu wayazi ikintu njye nabuze nicyo mvuga gusa buriya ikintu cy'ingenzi wenda njye ntabwo namera nka wese sinagira ubugome nk'ubwe gusa njye banteye n'impuhwe yakoze ubugome bwinshi yavuze amagambo mabi yaranahemutse kandi cyane ariko kumubona ameze gutya antibare dore antibare shenje ngo yari antibare ariko noneho nyuma yo kuba antibare sinzi ukuntu byamugendekeye birasa n'ibikeze nta mufuka w'imyanda ngiye kuwugira atese kandi biriya bintu ari gufata biranuka nimba bitamunukira nyagasani ntumbwire ko ugiye kurya ibyo bintu byo muri puberi nyagasani kamerama wafashe neza ntari ahepfo uzi kwigira epfo ye nawe uhafate ngana wamutinya uri umusore ndamutinya ari ngewe nawe ukamutinya nawe uri umusore ubona yakubasha umuntu umeze utya rero ntabwo wamwegera sinamwegera hari igihe ushobora kumwegera akagukubita ikintu ugasanga urahamugariye reka se umeze yesu nyagasani katsindwa we hoya zibyine natwe warazitubyinishije ku ngufu we kamera uyifate neza batagutera ikintu kamera uyifate neza ndabona hano turebe ndi ibintu binuka umusazi wundi umusazi wundi amarirungu wowe akagutera agahinda ubu si uyu tumwita uwandi si uyu n'uwanjye ariko ntiyamara irungu gusa ndashaka kuzazana mama wase na Fisto ndashaka kuzazana mama wase nkazana Fisto n'abakiri hano nyine cyaka batarakira ari kurya ibyondo we nshaka kuzazana mama wase akagera hano akareba nyine ibyo ikamwita umwanzi ko ntabwo ari inshuti kareba ibyo nyamugore ibintu yamukoreye ukuntu nawe nyine nawe akareba uko ameze na Fisto umwana yaratangiye kwiheba avuga ati ndapfuye birarangiye mama ndeka mfe nawe bakaraka Imana ibahoreye n'abagihari ariko cyangwa n'abatarakira ushaka kuzabazana bakareba ko Imana ihora bagatwengesha kandi agatwenge yari agasanga ngo ntiyaratuye aseka kuriya se ntaho byajya nuko kiyongereye nyine kubera wenda sinzi ariko n'ubundi yishaye ko azi gusekara araseka pe
araseka niyo akubwira naba aragusekera nta jambo yavuga adaseka niko yimereye agatwengera nta hantu kajya agomba kukagumana ari kwikorera ibitaka si imisatsi yarayogoshe ariko n'ubundi yari afite uruhara ahubwo noneho warameze umusatsi warakoze urundamo rwose agasana mama umugabo we yarabimenye mama umugabo we ni muzima ko mwumvise ngo n'umugabo ngo yaramuhaye yaramujunjamishije noneho ubu ninde uzafata undi hewe abantu nagira ngo mbereke ukuntu Imana nayihora ariko wenda tuzashyira iyi si dutuyeho gira neza wigende ko nugira nabi akebo nigeramo ariko sinzi nanjye wamugereyeyo ndibaza ninde wamugereyeyo ngira ngo wenda ni twebwe gusa hari n'abandi se yaba yarahemukiye ako se babura kuko dore sha ari guseka nk'inkotsa none siniki kiba kiri kumwongorera kubera ko mama wasinze neza ko batabikora kubera ibintu nabona kuri umuntu yarabizobereyemo ntabwo bwari ubwa mbere nta muntu uroga rimwe ngo amere kuriya uzi ko n'umuntu akora ikintu akicuza cyangwa akagira n'impuhwe we nta mpuhwe yagize agira bigaragare ko rero ari karande ni karande z'iwabo ni ibintu yari amenyereye ni ibintu yumvaga ari ibintu bisanzwe yumvaga atari ibintu bya danje ariko ndashaka kuzabaza ngo 100 ry'iki ukarimaze iki cyane ifite nariko n'ubundi ntacyo warimaze use wagira ubwenge bwo kujya kugura na biscuit kandi shake pe cyane ndaribonye akira ngo 100 urarishaka akira utore narimbizi urumugenga ari kuntera n'umuhaye n'amafaranga urarimaze iki se kutari bujye kugura na bisi njye ntacyo nakwima ndetse uburozi nabwo wabushegeye ndetse ko ntamera nkawe ayazibyine nyoko umuziki wowe takaramo njye ntabwo sinishimiye ko umeze gutya pe ariko wenda kubera ko ntazi impamvu byabayeho basanga ariko Imana yabigena ko natwe twarababaye pe kandi dufite imibiri ubizi uduseka nawe rero iki n'igihe cyawe muvandimwe gusa ngenda gusabira gukira yesi ntabwo ngira urwango mu mutima ngo ngira urwango n'inzika icyatumye imera gutyo kizanamukize icyo ni iryo ni ryaje nanguhaye kuri tayezi gusa nkibaza arya gute arabimenya kashonje ewe abantu tujye tugira neza twigendere kubera ko iby'isi ni gatebe gatoki icyo ukoze hari igihe nyuma igihe utazi kikugarukira yavuze ko ari antibare kandi koko na antibare kuko nta sasu ryamwinjira nta n'icyamwira ariko se antibare si uyibona ukuntu imeze umubiri wawe ufite na antibare ariko nawe ntabwo ari muzima arabyishimiye ubu si byo arimo arabizi ahubwo kuba byishimiye bwo ntabwo abyishimiye kuko DJ abaye DJ ayiwe chamani ubu si wabo bamenye amakuru nanjye ndimo ndabazi wabo se ndahazi iki kintu mfite amatsiko umugabo we ni muzima kuko niba ameze gutya uyu nguyu umugore we niba ameze gutya urambwira ko umugabo we ari muzima ni ingaruka nyine ari kuziri oya umugabo ntibafatanyaga ariko yari umugabo we kandi nawe atari muzima nyine kuko we yamuhaye mbere
ubundi baza umugabo we ahari ni muzima, noneho wari mu cyobo we yarapfuye, ubu noneho hameze ati cya bose byabarangiriye cya yaramwishe. Ntabwo wakica umuntu ngo biyobekane, byaba byaramenyekanye na mama wasi yabimenya. Inkuru ziba inkuru mbi ntirara mu nzu. Uri kunywa itabi kandi afite akazi kenshi, arahuze, afite akazi kenshi, ari kuvunika, aratuje. Ariko noneho ariko umenyera narinyweyeho urabona ko nari kuri finyi Imana imbabarire guseka, ntago ndi guseka pe. Mana wesha nje rwose ntago ntago wanshimisha umeze utyo, ahubwo wanteye agahinda gusa nuko nta kintu mfite kano kanya nabikoraho. Ariko ngenda ndashaka kuzamenya icyabiteye, sinzi uwo nzabaza, sinzi naho ko nzamenya, ariko ndashaka kuzamenya imva n'imvano y'ibi bintu. Umuntu amera atya neza pe. Ubu ngubu rero umunsi yakize akazamenya amakuru cyangwa akazabona ifoto cyangwa video ameze gutya, ntekereza ko aribwo azavuga ati burya kugira nabi ni bibi cyangwa ubugome. Buri ikintu kitarakubaho wakoreye abandi wumva ko wowe nta cyagukoraho, ariko gutya ameze umunsi azakira akagira nawe ikimubaho akibona gutya, zavuga ati ubugome ni bibi no kugira nabi ni bibi. Ko kiragiye twaramubwiraga ngo ubugome ngo ibiki agaseka, ariko ntekereza ko atazongera guseka. Gusa Imana imworohereze, Imana ikorohereze ni ukuri, kuro narwo ni rubi. Imana ikorohereze uzanzamuke Mana. Hano hantu hari haranuka, ahubwo noneho muhara munsi ya ziriya nsina harimo ruhurura. Nimba atazanagwamo simbizi, nimba ataranagwamo simbizi, ni habi. Hari ahantu haragwamo we, Mana wazi ubwenge, ariko hari ntiyajyayo kwitoragurira inkweto, ariko kunda n'inkweto. Tugiye kwitahira rero, ndabona nuko naye naje ngira ngo mbereka ahantu wa muntu asigaye yibera n'ubuzima asigaye yiberamo. Ngayo nguko nanjye sindamutahura amakuru yuko byagenze, ariko uko biri kose tuzamenya impamvu n'icyabiteye, ko buri kintu cyose kibaho bw'impamvu. Niba ari undi muntu yahemukiye wabimukoze, niba ari ubwo yaribeshya agakorera umuntu uburozi akibeshya agasomaho, nabyo bibaho. Hari umuntu ngo agiye kuroga umuntu aribeshya asomaho ngo yumva ko bwakoze, arapfa. Nabyo bibaho. Buri icyaha kirenga umuntu muri we akagera nyine bikamucanga, nabyo bijya bibaho. Nawe rero niba hari umuntu yahemukiye wabimukoze, kubera ko ntekereza ko atari ubwa mbere, ko atari ibintu arimo kwiga, niba byarizanye mu mutwe we, niba ari ibye nyir'ubwite byamusajije, byose tuzabisobanukirwa. Reka rero dusoreze hano, byari ibi. Tumusengere, tumusabire Imana yonyine imwikirize, twizamukire twigendere, ubwo ibindi tuzaba tubimenya ubutaha. Ciao ciao.